ukareba ko uhava wazokera kweko ubona tumukuvaye muririmbyi ngo nimuze turebe imbere muyimba kengo tuyetitarire kumbere muze turebe imbere tuyetitarire kumbere haleluya dutegereze igitondo timirire mangwanani twiringire Imana yacu takabimba mwaribera nizakora imirimo roba cyaitama haleluya tugiye gukorera Imana tudakushandira mwari abantu mwacitse intege bantu bakapera simba bagikorera Imana musisashandire mwari abantu mwaririmbaga bantu bayimba kandi mwarasenze ini makana mati Mana numbindurira neza muchichi mwari mukanditira neza zagukorera chakushandira chakuimbira ikunoza mashuka tinotaura Kristo yakurikirana Christ vanakwamukunzana ako no munyebanga haleluya umuntu wese wacitse intege umuntu wese ari weak muri uru rugendo panerwedo wibaza uchifunga izvo uchifunga ushaka inzira uchitraga nzira ushaka Uwiteka bigishoboka traga mwari pachine nguva haleluya nimwihute nimubanguke kurumidzai hanze nta buzima buhari kunza kuna upenyu umuntu akikura mu ihema munhu anozvibvisa paanogara akajya kunyagirwa n'imvura oenda kunonaiwa nemvura avuye mu ihema n'ukuri achibuda avuye mu mutaka achibuda mu umbrella mureke tugume mu mutaka wa regaitwe chiri mu umbrella ya Christ ubuzima bwose tuzacamo upenyu wese wachichapfura nawo turi mu mutaka chiri mu umbrella haleluya kubw'umwanya rero neno yenguva amagambo Yesu yampaye mashoko ndapiwa na Jesu babwira naya kuti ndikudzende aya navuze ibintu byinshi ndataura zvinhu zvakawanda ubo twabanye mu masengesho neva ndakava nomumira mato ndakavauza cyumweru twarongeye turavuga sande tikataura zvekare nimureke Imana yacu tuyitwe regai mwari vedu tizvipire kwavari abachererwaga mu rusengero kune vainunoha muchechi kurumidzai kuuya ndongera nkasubiremo mu mbabare ndichezvidzokoroti abantu muri kwikoresha vanhu vanozvishandira muri ababosi muri ana bosi uri bosi mu kazi kawe uri bosi pabasa rako uri bosi muki uri bosi mu kazi kawe nta muntu verisa mu cyumweru apana munhu wanokushandisa ushaka tunga umugore n'abana nari inzu uri kutsvaga mari inongo kuraramisa ni wowe bosi ndiwe bosi ndashaka kubabwira ngo muri kwica akazi muri kampani ya bosi ndikuudza kuti muri kuuraya basa mukampani ya bosi nimwe mwaje mushomereye mu nzu y'Imana ndimi makauya mutsvaga basa mubamba mwari uchiti mwari famba pako wasvika mubamba mwari urahageze wasvika biri kugenda gute zviri kufamba sei Imana muri misi yarambwiye mwari mazuva ano wakandiudza wowe ugiye gushaka akazi kana uchida unotsvaga basa ugasanga akazi kawe ushatse woona basa rako rawatsvaga ari isaha gutangira abaganga iwacu muri sauza batangira pane nguva yekutanga ariko ahagera saa 12 n'igice manesi kuchipatara kwedu anotanga kuma7 asi vanosvika kuma6 kuitira kuti vanenge vaita manight shifts anovatsanangurira kuti zvakamira sei yanditse ni saa moya asi nguva yakanyorwa i7 noneho hakaba hari igitabo uye pane bhuku cyo kwandika n'isaha watangiriye yekunyora register yekunyora nguva yawatanga hari niyo kwandika niyo utahiye neregister yekunyora nguva dzawaendera kumba hari igihe bavuga ngo iki gitabo turagishyira pane nguva yavanonge vachitiitaisa nguva yakadai noneho wowe waje mu kazi haleluya iwe wauya mubasa ukazajya unenge uchiuya ugasanga igitabo woona register ntagihari hakuna ariko ukaza ukagira gute asi wouya ukinjira ukagira gute wopinda ugakora ushanda none se ko bosi ntajya kureba bosi wakanotarisa amasaha nguva winjiriye wapindira mu kazi mubasa agasanga ona utanditse usina kunyorwa uzahembwa uchabhadharwa here watu barabahemberwa ku masaha bakora isusu kune vanobhadharwa per hour niko tumeze muri uyu murimo ndo zvatiri mune basa ibyo iri murimo byose zvaunoita zvese nta bintu byo kureba ku ruhande hakuna zvekutarisa pasaiti uchererwa niwo uri kwiyemukira uchinonoka ndiwe wega uri ni wowe kuzvitarisa wenyine ndiwe wega uri kwiyemukira uri kuzvitarisa igitabo wega ngiki nekuti bhuku rira abakozi bari gukora vashandi vari kushanda uchererwa uchinonoka uzinduka uchikurumidza umenye ko umunsi wo guhembwa unongozoti pazuva remubhadharo umunsi wo guhembwa zuva remubhadharo bose azareba mu bosi vachatarisa nubwo wakoze ariko wanditswe
nyangu wakashanda swakanyorwa pano ngiye gusenga Imana ndona mata nicyo nababwira ndoje nachikuze mugerageze mushoboye mushikawe mubona jese moita competition Imana izaduhera mwari bachatitira haleluya haleluya aya niyo magambo Imana yampaye ndo mashuka ndapiwa na mwari ndabakunda cyane ndinokudai zvikuru kandi nshimiye Yesu wabanye nanjye muri ibi byumweru bibiri hano uye ndinotenda mwari vakava neni 2 weeks dzandapedza pano Yesu abaha umugisha Jesu ngavakukomborerei icyumweru uzasubira mu rugo Sunday ndiri kudzokera kwedu nitutagusitari tikasaneta tuzongera guhura tichasangana Jesu ngavakukomborerei niraho umugisha umukozi w'Imana reka bajya mu byicaro duhe second senior regai vachinogara chipa second senior pastor vachibatsire kunamata hamwe n'ibyo bagiye bavuga bati waracogoye mu mune zvese zvavanga vachitaura mu rugendo mu byo wakoraga mu mirimo imwe n'imwe yagiye avuga byashoboka ukaza ugasengerwa Imana ukongera ugasubira mu mwanya reka badufashe gusenga regai vachibatsire kunamata Kadusenga Imana duhaguruke regai tisimuke tinamate mwari umvise amagambo akomeye tanzwa mashoko akasimba umvise ijambo ryitwa gukorera Imana tumaramaje tanzwa shoko rikuti kushandira mwari takazvipira regai tizvipire amagambo yavuze mashoko avataura hari ikintu numvise cyo guhesha Imana pane icyubahiro chandanzwa chinorumbidza aho uri hose ugahesha Imana icyubahiro pese pauri unofanira ngatekereza bariya basore ndanyasofunga pamusoro iyo bikubita imbere y'ikigirwamana vakapfugama pane Imana aho iri kandi nuko yari ibazi yari kubigenza gute kuziviro waita vakomana ava Imana itugirire neza mwari ngavatitire umwigisha wacu yavuze ngo dusiganwe kugira ngo tuze twongere dusabe imbaraga zo kumarama no guhasha Imana icyubahiro reka rero ushaka gusenga atera intambwe apfukama ahangaha watangiye gusenga Imana kugira ngo mu bihe bikomeye nk'ibi twoye gukoresha ya sisiteme yavuze mu gihe turirimbira indirimbo muze dutere imbere ushaka kumva ashaka kugira icyo ahindura atera intambwe dusenge imuze turebe imbere dutegereze igitondo tw'Imana tera intambwe udupfukama hano tugusengera Imana wongere uhesha Imana icyubahiro wongere ufata icyemezo cyo kumaramaza wongere gusobanukirwa gutandukanye n'abandi wongere usobanukirwa ko ugomba guhamya Imana kuko Imana yacu uzaneshane uzaba kuko Imana igitwa yavuze ngo wararirimbaga warasengaga ariko muri iki gihe urahesha Imana icyubahiro gute hari amasezerano wakoze n'Imana ariko waribagiwe Imana irimo irakureba ite tera intambwe wigira imbere muri iki gihe n'igihe cyo kumaramaza no guhesha Imana icyubahiro rero abuweshejwe muri yo tutiyeka kwigane urahanga imbaraga tutiyeka kwiganyira urahanga imbaraga ndacyavuga natangajwe n'amagambo Nebukadinezari yavuze amaze kureba imirimo y'Imana y'abasaduraka na Meshaki na Abedenego warasinya aravuga ngo abatazasenga Imana ya Sadraka ngo haba hazagirwa icyavu ariko bariya basore iyo badahesha Imana icyubahiro uriya munyamahanga yari kubaha tera intambwe dusenga Imana abakozi b'Imana bigira hino dusengera abantu
Bapasteri n'abarimu. My pastors and my elders. Baze dusengera baba. Gabashike tunamate. Badusenge babarambika ibiganza. Mana nyiringabo. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Turagushimiye ijambo ry'uyu munsi. N'iminsi myinshi umaze utubwira aya magambo ya Sadrake na Meshake na Abedenego. Kuko Uwiteka hari icyo ushaka kuri ubu bwoko bwawe. Ahari wari witegereje usanga twarahinduye. Ahari wari witegereje usanga twarasubiye inyuma. Ahari wari witegereje usanga twaribagiwe. Ariko Mana kubera aya magambo utubabarire. Kandi abapfukamye aha hantu bateye intambwe biyemeje kumaramaza, barisuzumye bareba inyuma, basanga ko bakwiriye guhindura. Turabasenyeye ngo bababarire kandi ubambike imbaraga kugira ngo Uwiteka mu gihe nk'iki baguheshe icyubahiro. Kandi Uwiteka n'abatarakumenya bakumenye kuva. Kwemerere abanyamahanga bakumenye kuva. Bana nyiringabo. Oh, haleluya. Abika imbaraga baretse umurimo kugira ngo bongere bawukore. Abika imbaraga basengaga babiretse. Abika imbaraga baririmbaga babiretse. Abika imbaraga barabadiyakoni babiretse. Abika imbaraga abakozi bawe basubiye inyuma batakikora. Urakoze Mana. Turagushimiye. Mbere haracyarimo abakiri bato bameze nk'abariya basore. Uwiteka bahagurutse bakore. Bana nyiringabo. Haleluya. Kandi turasenze kubw'iteraniro ryose. Turasenze kubw'abantu twese twahagaze aha kugira ngo aya magambo Uwiteka akore imirimo. Igaragaze mu bintu. Turagushimiye ko twumvise kandi umukozi wawe w'umugisha mwongerera amavuta. Turamusengeye, turamusabiye umugisha hazaba ari hose kugira ngo ntazaceceke. Ko yagiye amuhamya aravuga ngo iyi niyo Mana yaremye inyanja. Aho azagera hose mwongerera amavuta kugira ngo atazaceceka n'abatarakumenya bakumenye. Turagushimiye ko twumvise. Usabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Turashaka gusengera abarwayi. Umuntu wese uruhijwe n'umubiri cyangwa ufite umurwayi yasize mu rugo cyangwa waba ari kure ariko akaba arwaye, ushobora kumwizerera ugapfukama ugasenga Imana. Imana irakiza. Arakiza. N'abadiyakoni bose muze dusengera aba barwayi. Ubuzima Mana turagushimiye ukuri. Imana igira neza, urakiza turabizi. Yo gukiza kwawe kurakomeye. Kora kuri uyu murwayi akire kandi igitumye givuga kama cyose ukoreho cyane. Bana nyir'ingabo, uri Imana urakiza, niwe waremye. Kandi Yesu umwana wawe ikiri yarabyerekanye. N'ukuri igipfuko yamukama akire mu izina rya Yesu. Gukora kwawe kurakomeye. Kiza uburwayi butumye apfukama hano. Bana nyir'ingabo urakiza. N'ukuri gukiza kwawe kurakomeye. Haleluya. Mwemerere akire mu uyu mwanya. Ibindi bitumye apfukama hano akire mu izina rya Yesu.
izina rya Yesu ukora imirimo ikomeye data Mana ya Aburahamu uyu mubyeyi gitumye apfukama aha hantu akire mu izina rya Yesu kandi aya masengesho agenda agere kure cyane hari adashobora kwigerera yo Yesu we haleluya nta hantu utagera Mana ya Aburahamu uriya mubyeyi mukoreho rwose azaba ubuhamya bukomeye aha hantu yuko wagiye hariya ugatura ugakora imirimo itangaje kuko ni wowe muganga w'abaganga Mana ya Aburahamu turasenze kubwo abari kure bose twibutse umukozi wawe Mari Mukaziyana aho ari hariya hose Mana umukoreho twibutse Celestine Bavangabo Mana umukoreho dutekereje abatateranye bagombye kubaha genda mu bitaro hose ukora ibitangaza Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo urakoze Mana icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu amen. Amashyi kwa Yesu.